Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Tubifurije kugubwa neza abateze amatwi Country FM muri aya masaha ya saa 2, ariko cyane cyane by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Turabizi ko muri aya masaha muba mudukurikiye muri benshi, mu buryo bwinshi bwose mudukurikiranamo, haba badukurikiye ku mirongo ya FM, ariko n'abadukurikira bakoresheje uburyo bwa internet. Mwese turabaramukije aho muri, baba bene data, ngo ndavuga batagatifu, amen, bari kutwumva, ariko n'inshuti z'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Yego rwose turabasuhuje. Ngewe rero basuhuza ni mutagatifu Bizimana Damascene. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, nawe ndamuha ikaze ndetse musabe no kugira ngo nawe abibwire anabasuhuze, kugira ngo tuze kubana muri iki gihe kingana n'isaha, ariko muzi neza nabo mukurikiye abaribo, dore ko tuza kugira n'umwanya nyine wo gutanga ijambo kuba badukurikiye, tukaganira nabo. Ubwo nyine nuza kutuganiriza biraza kugufasha kumenya bo uri kuganira nabo. Nibyo muvandimwe, arakoze, Imana imuhumugisha. Nkuko mukomeje kubyumva cyangwa bivuze gato, nanjye mwumva nitwa Seretien, ntawuhiga umugabo, nkaba nanjye ndi umwe mu batagatifujwe n'Imana. Ubwo ndi intungane binyuriye mu gikorwa Yesu yakoze. Amen. Uburyo yapfuye akazuka kugira ngo abazabyemera bakabyizeza umutima, nabo bazahabwe gakondo yo mu ijuru. Amen. Ndibigurwa rero ndibinakorerwa. Ubwo nanjye ndi umwe mu batagatifujwe, nkaba nsuhuza nanjye abandi bose babaye batyo. Yego. Ubwo reka mvuge ngo abantu dusangiye ubwami bwo mu ijuru. Amen. Abantu bemeye igikorwa Yesu yakoze. Yego. Abantu babaye intungane imitima ikabibivuga. Ni benshi rero bari ahantu henshi hatandukanye, batwumva, nanjye ndabashubije mu izina rya Yesu. Amen. Kimwe n'izo nshuti zacu zikurikira iki kiganiro, abakunzi bacyo. Yego. Nanjye ndabashuhuje. Nibyo muvandimwe, inshuti zacu nyine nazo tuzihaye ikaze, ariko n'uwabagiye kucyumva ari ubwa mbere, nawe turamwishimiye, ariko tunamusaba kuza kuba maso, kubera ko aya ni amahirwe adasanzwe ku muntu wese ubasha kumva Country FM, by'umwihariko ikiganiro ijuru ntirikorerwa rwose. Aha havugirwa amakuru menshi, ariko muri adasanzwe havugirwa n'aya y'ijuru niyo ya mbere, kubera ko n'ubundi ibintu byose tubona hano mu isi birashira. Nibyo, ibintu byose umuntu atunga mu isi hari igihe bishira gihari, ariko hari n'igihe bishira yarahavuye. Njya mbona abantu akunda gusanga umuntu afite ibintu yegeranije, bana batazabaho nabi, ariko yamara kuhava n'ubundi ugasanga abana barabyaye birashize. Urumva ibintu yahangayikiye kugira ngo azabisigira abana bamere neza, n'ubundi ugasanga arabibasigiye, ahubwo bibateye no kuba birara n'ibindi nk'ibyo. Ni igihamya cy'uko ibintu byose hano mu isi bijya bishira. Bishobora gushira rero wowe wabishatse ugihari, ariko hari n'igihe bishira
utagihari. niyo mpamvu muvandimwe ijambo ry'Imana nyine rivuga ko Petero ndo wavuze ngo ni nk'umuramutumuka. Yego. Nta kintu rero bimaze. Ikintu gihoraho ni ijambo ry'Imana. Nibyo rwose. Rero niyo mpamvu iryo jambo ry'Imana tuba twumva ari ryo ryakabwiwe abantu. Yego. Abantu reka mvuge ngo abantu bumve ko ijambo ry'Imana ni ryo rihatse umutungo udashira. Yego. Ni naryo ryashyizeho ibyo turuzi n'ibyo tutaruzi. Amen. Rero ubwo ari ryo rifite ibintu bihoraho iteka ni ryo abantu bakuye ubwo gushaka. Nkunda amagambo y'Imana avuga ngo gushaka ifeza mushaka ibyo nigisha. Yesu nawe yagiriye abantu iyo nama aravuga ati rega mbabwire ni mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi ni inyongera. Ubwo mu yandi magambo umuntu ufite ijuru uwo ni ufite ikintu cy'agaciro. Inyongezo niyo yayibona cyangwa niyo atayibona icy'ingenzi no nta kibazo icyo ashaka gifite. Nibyo muvandimwe. Dusuje rero na bene data tujya tusimburana mu kunyura kuri izi mikoro barimo Theophile, Emile ndetse na Patrice, ariko na bene data abandi benshi bagiye badusura tukanyurana kuri izi mikoro, ariko n'abandi benshi nanone batarabasha kuzinyuraho ariko nabo bakunda kumva aya makuru ari kwamamazwa ari kubwirwa abatarayamenya kugira ngo nabo bayamenye. Ubwo dusangiye akazi. Nibyo rwose. Turabasuje rero bene data bose biyumvemo ikaze, by'umwihariko bene data bo kuri Simerwa bambwiye ngo nzatashye bene data bose ubwizo ntashyo nabo ndazitanze kuri bene data benshi. Dama uzi ko namenye ko hari n'abantu batwumva bari muri Malawi. Nibyo barahari. Nabo turabashuhuje. Nibyo rwose. Batagatifujwe. Amen. N'abandi batwumva tutaza ariko bakijijwe bafite imitima iririmba amahoro. Nibyo rwose muvandimwe. Nabo turabishyura. Reka twihute rero turebe ijambo ry'Imana mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye itorero ry'i Korinto. Yego. No rwandiko rwa 2. Yego. Mu bice 4 turahera ku murongo wa 3. No murongo wa 3 dusoma no wa 4 no wa 5 ni 30 gusa. Yego. Abakorinto urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 3. Yego. Ndasoma muri Bibiliya yera. Yego. Uraza kudufasha nawe usome mu zindi Bibiliya kugira ngo badukurikiye babashe kubyumva neza. Nibyo. Aravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka nibo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, kuko ari we mwami natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Amen. Ndasoma hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego. Abakorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Aravuga ngo nyamara rero niba ubutumwa bwiza twashinzwe butwikiririwe abazimiye nibo baba babuhishwe, abo ntibemera ubwo butumwa kuko Imana mbi y'abiki gihe yabahumye imitima kugira ngo batabona urumuri rw'ubutumwa bwiza buranga ikuzo rya Kristo ari ryo we shusho y'Imana. Erega si twe twiyamamaza ahubwo ni Kristo twamamaza. Amen. Twerekana ko ari we nyagasani, naho twebwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana himbazwe ku badukurikiye bose. Hano shimira Imana. Yego. Uburyo ijambo ryayo nyine twatangiye tubona ko ijambo ryayo ryaremye ibintu byose ari byo turuzi n'ibyo tutaruzi. Nibyo. Rero ni iryo kwizerwa ngakangurira bari kutwumva ko bakwiye guha ijambo ry'Imana agaciro. Amen. Kuko tutarabaho ryari ririho. Nibyo. None naryo ryadushyizeho kandi. Amen. Noneho mu gihe tuzaba tudahari muri uyu mubiri ryo rizahoraho. Nibyo. Noneho abaryemeye mu buryo bw'umwuka nabo bahoraho. Yego. Ubwo urumva ko ijambo ry'Imana riri ku rurero kuko ringana na nyiraryo. Ni iryitekana, niyo mpamvu ritanga ubuzima bw'iteka ryose. Urakoze muvandimwe. Rero hano nk'uko mubyumvishe turasomye ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe. Yego. Hari ubutumwa bwiza twahawe bari kuvuga ngo nimba butwikiriwe. Yego. Butwikiririwe abantu bajya kurimbuka. Amen. Abantu batwumve kurimbuka n'ukuzajya kubana na Satani iteka ryose. Mu muriro.
utazima mu byahishura aravuga ngo bazahora bababazwa ku manywa na nijoro yewe n'urunyo rwabo ntiruzabora ubwo ari Imana yabivuze nta ukura iryayo ibyo yavuze bizaba kandi ntibihinduka none ubu butumwa bwiza impamvu tuba twumva dushaka ko abantu bakomeza kubwumva nuko ari bwo bifite ubushobozi bwo gukiza umuntu kurimbuka nibyo ubutumwa bwiza ntabwo twifuza ko bwatwikirwa reka mvuge ngo na wa muntu udakunda iki kiganiro ariko ndamusaba kugira ngo basi yihangane ntakajya afunga radio ajye yihangana nubwo yumva kitamushimishije ariko ajya apfa kucyumva kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ku buryo ishobora kumukiza kuzajya kurimbuka kuko iby'Imana yifuriza bari mwese ni byiza ndabizi iki Imana ishaka ku batuye isi kugira ngo bakizwe Bibiliya iravuga ngo nta kindi ngo kugira ngo bakizwe bamenye ukuri iyo umuntu akijijwe rero akamenya ukuri ni Yesu ntaba kigiye kurimbuka none ngo butwikiririwe rero abantu bajya kurimbuka rero ntabwo dushaka ko butwikirwa muvandimwe ubwo Imana yabutwikuriye kuri twebwe imitima yacu ikaba iri amahoro yaramenye ko yatagatifujwe ko turi intungane turi abaziranenge mu maso y'Imana tubibwiwe n'ubutumwa bwiza turifuza ko n'abandi nabo imitima yabo imurikirwa n'uyu mucyo bahishurirwa kuko bavuze ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka nibo batizera yego ubwo ntagire wibaza ngo sabarimbuka nabaye hari bajya batubwira ngo ukimuca urubanza ariko ndahamya yuko abanyabyaha bari n'abacamanza bagomba kuboneka ubwo abantu batizera umuntu apfuye atizeye ko ari intungane atizeye ubutungane aherwa ubusa budakorerwa uwo muntu aba agiye kurimbuka ubwo no kuvuga ngo avuye mu mubiri ameze atyo abarimbutse kuko ni ijambo ry'Imana butwikiririwe abantu abatizera nibo butwikiririwe noneho ngo harimo ikintu numvishe Dama nababaye ngo hari Imana mbi yabiki gihe iyo Mana ngo niyikomeza ishaka ko butwiki batamenya ubutumwa bwiza none ifite ukuntu rero navuga ndi ifite ukuntu nayo ibigisha kugira ngo ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo butabatambikira ubwo si yo Mana mbi si shitani kuko niyo ishaka ko abantu barimbuka ni Satani ariko mu nzira nyinshi yego ngiye kukubwira niba umuntu avuga ko azajyanwa mu ijuru n'ibyo yakoze yego namenye ko iyo Mana ari gukorera ni Imana mbi niba umuntu atekereza yuko amafaranga hari ikintu yamufasha kugira azajye mu ijuru iyo ni Imana mbi uzi ko bijya bintangaza kumva umuntu yavuga ngo we ngo afashe la crete agiye gukoropa ku rusengero ngo agatangira ari umwana koropa akagira ngo ubwo ari gukorera icyo gikorwa cyo gukoropa ngo bizavamwe impamvu imujyana mu ijuru ubwo ntiwumva ko Satani ari Imana mbi ihugiririza abantu mu turimo ngutwo kandi akabizeza ko ibyo bari gukora bizabavira mwitiki bageza mu ijuru ni Imana mbi yabikigiye noneho icyo Satani bari kubikorera abagira ngo ubutumwa bwiza utazabwumva noneho uhugirwe mwuko gukomeza ukora utwo tuntu mu yandi magambo nukurangaza abantu ku buryo abantu barangarira mu gukorera ijuru agahera muri ibyo ntajye yumva ubutumwa bwiza bamubwira bati ijuru ntirikorerwa tumuramenye ibyo bintu si byo ibyo bintu n'ubuyobe nyamara burya ni shitani ayo majwi amubuza kumva ubutumwa bwiza ikindi kibabaje nuko ngo ahuma umutima nibyo ubonye yabaga yahumaga amaso y'inyuma cyo cyacyo byari bitwaye twasomye mu ijambo rivuga ngo yabahumenye imitima ni imitima Satani ahuma umuntu agatwara gitari akavu ari umwana akarinda saza akagira ngo ubwacuranga gitari cyangwa synthesizer ngo niyo mpamvu izatuma ajya mu ijuru uwo muntu amenye ko iyo ari Imana nabwo yiringiye icyo gitari cyamubereye Imana mbi ariko muri tekinike Satani yakoresheje amuhekesha ibyo bikoresho ngo ubwo ari umucuranzi ngo azajya mu ijuru ari nabo nyambona babyambarira akambara ngo numubwiriza ukuntu ibyo bintu nanone ntabwo ari byo nibyo pe kuko ijuru rishaka umwambaro wo mu mutima kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana nuko yumva ubutumwa bwiza hepfo bavuze rero nibo batizera kuko ngo yabahumye imitima ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo yego ari we shusho y'Imana utabatambikira hano muri Bibiliya aho bavuze ngo nukugira ngo batabona urumuri rw'ubutumwa bwiza amen urumva umucyo ni Yesu cyangwa Yesu nibyo mu butumwa bwiza bwayo hari igice cya mbere baravuze ngo uwo mucyo ngo waviriye mu mwijima aha hepfo akavuga ngo yaje mu bye ngo ariko abe ntibamwemera ariko ngo abamwemeye nyine bo muri mu mwabo bantu nawe ngo hari icyo abahariko ntibamuvira waho ngo abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Imana ihimbaza rero uwo mucyo
umurikira umutima nta handi uzawukura, ntuva mu byo umuntu akora, ntuva mu byo umuntu atunze, ntuva mu kwihana. Njya mbona abantu bajya mu mazi bakayivurugutamo cyane, bakibabaza n'imvura ikabanyagira, nibamenye ko ari Imana mbi iri kubayobya kugira ngo batamenya umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Iyo mitima rero n'ikimenyimenyi cy'uko batakijijwe. Bajye bumva ukuntu mitima ikomeza babwira ko ari abanyabyaha. Nibyo rwose. Ugiye mu mazi mu gitondo, uvuye muri mugoroba, wagiye muri umunyabyaha ariko umutima ukubwira unatashye uriwe. Nuse ndiwumva nyine ko iyo Mana ari mbi, ndiwumva ko iyo Mana niba itarashoboye gukiza umutima wawe ibyaha ngo hazemwe amahoro. Nkunda amagambo aba mu Bagalatiya, haravuga ngo imbuto y'umwuka. Iyo umwuka yageze mu mutima w'umuntu nyine icyambere nuko haboneka amahoro. Ariko iyo mbuto y'umwuka abantu bumve ko atari imbuto yabo, ni imbuto y'Imana, kuko Imana ni umwuka. Nibyo pe. Ni Imana itashye mu bugingo bw'uwo muntu, none ibaye imbuto y'umwuka igeze mu mutima we. Icyambere rero ni amahoro. Niba nta mahoro uwo muntu ibyo ntabamo, ntiyumva yuko ari Imana mbi y'iki gihe. Nibyo, ahandi ni Imana yanandikishije ko nta mahoro y'umunyabyaha. Ubwo ni igihamya cy'uko ari umunyabyaha. Ubwo si uguca urubanza noneho bimwe bavuga ngo nshiriye urubanza. Oya, nawe narwicira. Nawe ahubwo uri kubyumva. Niba umutima wawe utaguhamiriza ko uri umukiranutsi, ukaba wumva utaguhamiriza ko wajya mu ijuru, kandi warakoze iyo mirimo, muvandimwe yabivuzeho cyane, wararirimbye, waracuranze, wakorobye imisarani y'urusengero, wafashije abakene, wagize gute, ariko n'ubundi umutima wawe uracyaguhamiriza, uracyiyumvamo ko ugomba kurimbuka, uracyumva nta mahoro yo mu mutima ufite. Icyo ni igihamya gihagije cyo kuguhamiriza ko ukiri umunyabyaha. Rero tubereye aha kugira ngo twerekane uwo mucyo. Amen. Tubereye hano kugira ngo abatwumva bamenye ko hari umucyo uterwa no kumva ubutumwa bwiza ukagera mu mutima w'umuntu, wa mutima wasinzirijwe no muri bya bikorwa kugira ngo Satani akomeza guhugiririze. Wa mucyo uhita ukora ku maso. Amen. Ukora ku maso, noneho umuntu agakanguka akamenya ko ijoro ari ubuntu. Yesaya yari yabihanuye muri Yesaya 55 yavuze ngo nimuze murye mutatanze ifeza cyangwa izahabu. Ni ubuntu. No ubutumwa bwiza bwa Yohana naho igice cya mbere hepfo harimo umuntu uvuga ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Twaherewe ubuntu, rero bisaba ngo natwe dutangire ubundi. Rero ntabwo turi hano kugira ngo abantu bumve yuko tuzi kuvuga, hoya, ahubwo turashaka ko abantu batazajya mu muriro. Kandi kibakiza umuriro ni ukumenya ko ijuru ari ubuntu. Ijuru ntirikorerwa. Hari abantu nabo ngo bajya ngo arabaterankunga, umuntu umuterankunga yewe ngo wakorari, ibyo uteramwe inkunga umutima ukubwira ko uri umunyabyaha. Ntumva se ko ari Imana mbi y'iki gihe ikugisha gutera inkunga ngo niyo nzira ijya mu ijuru? Satani ari gushuka abantu. Rero nibamenye ko Kristo ari we mucyo waje, kandi ko Kristo yishyizeho ibyacu kugira ngo umuntu nawe abarweho ibya Kristo. Amen. Njya ndeba ukuntu Satani yamukira abantu, ngo si igitangaza muvandi. Si igitangaza ko ngo Satani yigira nka marayika w'umucyo. Abatwumva nibumve ko Satani ari we Mana mbi y'abiki gihe. Kandi uburyo abatwaye mu bikorwa, aravuga ati wowe kora gutyo uzajye mu ijuru. Akabara abashutsi kuko azi ko ijuru ridakorerwa, kandi Satani abizi neza. Bayobereza mu gukora rero kugira ngo baziro turuve ntacyo bakiramiye, kuko y'urupfu ruje ntuzi n'igihe ruzira, ruhita rugutwara kandi rero kujyanye utizeye uburimbutse. Ikindi Shitani ashushanya abantu akababwira ati mufite ikibazo cy'uko mujya mukora ibyaha, ariko nanone mwifitemo no gukora ibintu byiza. Ari byo by'ibyohoza uvuga nyine byo gufasha abantu, byo gucuranga, byo kuririmba, byo gutera inkunga, byo kubaka amazu bakita ngo ni amazu y'Imana, n'ibindi. Ariko abahisha ikintu gikomeye, aravuga ati noneho ibi byaha byo mujye mubivuga mu mazina, nimusarangiza muvuge muti Imana itubabarire. Ariko ibi byiza byo namwe murabizi bizabahesha n'ubundi kubana nayo. Ariko burya umuntu ntagagirwa umunyabyaha n'ibyo akora, ahubwo umuntu ni umunyabyaha hashingiye ku ivuko. Unyibukije nasomye ngo badata bakoze ibyaha ngo natwe twikora ibicumuro byabo. Nibyo rwose. Ni byakozwe kera. Yego, umuntu ni umunyabyaha hashingiye ku ivuko tuvuka dukomokamo ryo kwa Adamu. Yego rwose. Aho niho twabereye abanyabyaha. Yego. Igiti umuntu Imana rero yabujije umuntu kurya ngo ni igiti cy'ubwenge. Ariko muri ubwo bwenge ngo bumenyeshe umuntu gukora icyiza n'ikibi. Ubwo kuba umuntu azi gukora ibyiza ndetse n'ibibi, aha bikomora urabyumva, ni mu gusuzugura Imana. Ubwo icyo ni nacyo kibazo umuntu afitanye n'Imana. Yasuzuguye Imana, ahitamo kwakira umwuka umumenyesha kumenya gukora ibyiza ndetse n'ibibi.
ibibi by'umuntu n'ibyiza by'umuntu byose ku Mana bihinduka ibyaha. Ikindi kwa kundi uvuga ngo urihana wowe uri nkande, urihanisha iki? Imana yaravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. None wowe uragenda ukareba umunyabyaha nkawe ukabimubwira, warangiza akakubeshya ngo Imana ikubabarire, ukagenda aho ngaho uba umundi munyabyaha akaza akubwira ngo watsinzwe n'urubanza, ngo ngwino upfukame, ngo nkurambureho ibiganza. Urumva wese ari uwuhe ibye ntibyanduye, ngo ngusabire ngo Imana imbabazi ku Mana, nyamara bose n'abanyabyaha. Yes. Bose n'abanyabyaha kandi bose bazagomba guhembwa ibihembo by'ibyaha arirwo rupfu. Ntago ari ukujya kubivuga mu rusengero, ntago ari ukujya kubivuga mu butayu, ntago ari ukujya uburyo bwose umuntu yakoresha ntago bushoboka. Ibihembo by'ibyaha no urupfu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yego rivuga ngo ntabwo ari igitangaza ko na Satani yihindura nka marayika w'umucyo. Abatwumva bumve ko Satani ntazigera azababwira ngo ninjye Satani, ahubwo ariyoberanya. Arabwira ati mwambare neza inyuma, nibwo muri abakozi b'Imana. Ariko ngashimira Imana ko tutari abakozi muvande. Nibyo uriya murongo twarangirijeho hepfo wa 5 wavuze ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, yego, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Ubwo tubereye hano kugira ngo tubwire abo batwumva ko nyine turi abagaragu b'Imana kugira ngo dutangaze inkuru nziza. Ntabwo turi abakozi, turi abana. Ni nayo mpamvu twamamaza ibya Kristo. Nibyo, ntabwo twamamaza iby'abantu, kuko mwumvise abantu benshi babwira ngo kora ibi uzajye mu ijuru. Ubwo mu yandi magambo ni ukwamamara, ariko wamamajwe n'ibikorwa byawe. Hano turi kubwira abantu ibya Kristo wabambwe akazuka, ubanze ukuremo ibyawe, kuko ibyawe twabibonye ko ari ibyaha. Amen. Ahubwo wumve neza ibyakozwe na Kristo. Hari umurongo uri hirya mu bice 11 yego, ku murongo wa 14 wantangaje. Nk'urwo rwandiko n'ubundi rw'Abakorinto nyine 11 kuri 14 haravuze ngo kandi si ibyo kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Ngo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura iby'Imana, bagabura ibyo gukiranuka, ngo iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ibaze kumva Satani adashobora kuza mu bantu, kuko niwe Mana mbi nyine yabiki gihe twabonye ni Satani. Ntabwo yazavuga ngo ninjye Satani, ntibamwemera, ahubwo ngo yigira nka marayika w'umucyo. Arababwira ati nimukore ibi byiza, kandi nuzajya ukora ibi ujye ubyihana. Kandi kugira ngo ukoze Satani isoni ujye ubivugira mu ruhame. Ibyo byose ni tekinike ya Satani kugira ngo agomeze amere nk'uri guhuha abantu ku maso, wa mucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ishusho y'Imana batazawumva, bahere mu ibyo bintu. Rero ntabwo Satani ari ikintu, ahubwo ni umwuka. Kandi Satani ntabwo azigera agira ibintu akora, ahubwo akoresha abantu. Ni umwuka winjira mu bantu bagakora ibyo bakoze, bikabiri guhakana ijambo ry'Imana. Niyo umuntu ari kuvuga ko azijyanwa mu ijuru n'ibyo akora, namenye ko yafashwe n'iyo mana mbi y'abiki gihe. Ahandi Paulo yavuze ngo Imana yabo ninda, usanga n'ibyo bintu bari gukora n'ubundi bigaruka kunda, kuko abenshi bakora banahembwa. Rero Imana ishimwe. Nakomezaga ndeba uwo mucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo, ari we shusho y'Imana. Ndeba ariko ubwo buryo Yesu yaje, ariko Imana ishimwe ngo amanuka. Baravuze ngo icyubahiro kibi cy'Imana, icyubahiro kibi cy'Imana, ariko ngo no mu isi amahoro abe mu b'Imana yishimira. Urumva ko hari habonetse nyine gutabarwa kw'abatuye isi, kandi abatwumva bumve ko igikorwa Yesu yakoze cyangwa Imana yakoresheje Yesu gihagije. Mwene muntu wari we wese utwumva aho yaba ari hose ko yabyemera, bikamuhesha ijuru. Amen. Kandi dama hari ikintu gikinezeza umutima wanjye, kuba uribona rimwe ntibyongere guhinduka. Ahandi biri byita ivuko nyine. Nta muntu ujya uvuka ngo yongera avuke, ubibona rimwe bikabihagije iteka ryose. Ibyo nibyo binezeza, kuko Imana yigukijije ibigukijije nyine. Rero Yesu burya yabikoze, yafashe gukiranirwa kwacu, kavukire zacu kuri nyine mwene data ari kubivuga, ariko anafata n'imirimo yacu. Bya bindi twita byiza, bya bindi twita bibi, byose nakavukire abyishyiraho. Abyishyizeho ahita hanwa, ariko Imana niyo yamuhannye.
niko Yesu yari yavuze. ubwo uwo niwe wihannye ariko wahanwa ariko n'ubundi ku bwacu apana bya bintu abantu ngo bihana babeshye. Uwo niwe wahanwe nyine. Yego. Yesaya yari yavuze ngo igihano kiduhesha amahoro niwe bagomba kugishyiraho. Bazamuhana twe twegukana amahoro. Rero icyo nicyo gihana Imana yemeye cy'umunyabyaha. Amen. Ariko mba ndababariwe dama. Ubwo abari kutwumva bumve ko ubutumwa bwiza nuko Yesu yahanwe kugira ngo bo babone ijuru. Amen. Yesu yishyizeho gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro abari ugifata twebwe twegukana amahoro. Amen. Ibyo rero kubyemera mu mutima muvandimwe bituma Imana kugira intungane. Kubyemera mu mutima bituma Imana kugira umwere. Amen. Kandi ubwere guhaye si ubwuba wakoreye n'ubwere Yesu yari afite wowe wegukana. Nguko nawe yegukanye gukiranirwa kwacu. Rero ngashimira Imana uwo mucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana. Nubwo uwo mucyo nuko Yesu yahanwe. Erega wowe uri kutwumva ni wumve ko Imana yakubabariye. Amen. Yarakubabariye noneho nibyo usabwa kwemera kuko nabwo ni ijambo ry'Imana. Igihe Yesu yapfaga nicyo gihe Imana yakubabariye. Kandi ibyo yakubabariye ntabwo yakuyebabariye kimwe ngo isige ikindi. Twari dufite umwenda tudashobora kwishyura Imana ngo tubone ubwishyu. Ari umuririmbyi naririmbye ndamuranezeza. Yego. 245 harimo igice kivuga ngo nubwo iyi si yose yaba ari iyanjye nkayitanga ngo ibe ubwishyu ntabwo yarangiza na hato kwishyura umwenda wanjye ukomeye. Ibazi biri mu isi byose bibaye iby'umuntu umwe tubihayereje umuntu umwe ngo abitange ku Mana ariko umwenda abereye mu Imana urangira azajye mu ijuru ngo ntabwo byakishyura. Noneho ari bwose umuntu ukora umuntu uri kubeshya Satani Imana y'ikigiri kumubeshya ngo nakore ubwo arumva yakora iki mu gihe nubwo yaba afite ibyo mu isi byose batabyemera no mu gihe nta n'ibyo afite ariko cyane. Ariko nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana niyo yaremye ibintu byose ngo nayiha abantu guhumeka. Yego. Harimo irindi jambo nkunda rimo ngo nibindi byose bakennye. Yego. Nibindi byo niduha guhumeka riba mu byakozwe n'umwe ngo nibindi byose dukennye. Wose urayikorera iki? Ntacyo. Yabihagije. Urakoze. Yabwiye Yobu ngo ndemye ifatiro z'ijuru wari uhari. Wabuzi isi uko ingana ukambwira imetero zayo. Yamubajije ibibazo byinshi mu bundi buryo ninko yakamubwiye ati se ndi kurema ijuru nuwuhe muyede wamfashije? Ishyiraho isi se ni ingabano zayo nafashijwe nande? Yabwiye Mose ngo yitwa ishobora byose. Umuntu uvuga ko akorera ayikorera iki? Ko yitwa ishobora byose. Rero nibarekeraho. Nibarekeraho kuko iyo Mana mbi ni iri kubabwira ngo nibakore. Kandi n'ikimenyimenyi ko iyo Mana ari mbi ntikiza ibyaha dama. Ntabwo ikiza ibyaha nibumva imitima yabo kundi imeze. Imitima ihora iririmbira ko ari abanyabyaha. Rero kubitara abashoboye kubakiza nibarekeraho nibumva ubutumwa bwiza ko Imana yagize ute yabababariye. Imana himbazwe. Numva ndi gushimira Imana rero ko nanjye yahaye umutima wanjye kubyemera. Rero ngashimira n'Imana ko itankijije ngenyine. Nabwo nayo kugira ikibazo dama ubu ninde ni kujya mbibwira akabyumva se. Nashimiye Imana ko hari abandi yakijije mvuga bakumva ko nabo bakize mu ubwo buryo. Ubwo tuvuka uburyo bumwe. Tuvuka uburyo bumwe, twizera uburyo bumwe, turokoka uburyo bumwe. Rero abantu nibakira Imana mbi yabiki gihe iri kubahendahenda bemera ubutumwa bwiza, bemera imbabazi Imana yabagiriye maze dusangira ubwami bwo mu ijuru. Rega ijuru nini. Nibyo muvandimwe. Ubwo nabadukurikiye nyine bajyaga umuntu wese udukurikiye wajyaga wibaza ati subundi nabo umukiranutsi guti nabo muragwa w'ijuru guti nabona ubwami bw'Imana ndi. Wabivuze neza nyine muvandimwe Kristo niwe waje kugira ngo adukorere. Bitandukanye na bya bindi umuntu abatekereza gukora. Ahubwo Kristo niwe waje gukora. Amen. Twebwe dukoze ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo n'icyo abantu twakoze tuba tunabonye zera ariko tuba turanatsinzwe. Kristo rero niwe Imana yohereje noneho kuza gukora ariko aje kudukorera sasa. Aje gukora ibyo ari byatunaniye aho twari twatsinzwe. Araza rero kimwe twari dukeneye gukiranuka niwe rero wakiranutse mu cyimbo cyacu. We n'ubundi yarasanzwe ari umukiranutsi anabana n'Imana mu ijuru ariko aza mu isi kugira ngo akiranukire bene muntu bose inyoko muntu yose kugira ngo ibone gukiranuka kuzuye. Ikindi abantu bajye babyumva neza igipimo Imana ipimiraho gukiranuka niyo ubwayo. Gukiranuka yemera sironka ku kantu. Igipimo Imana ipimiraho gukiranuka niyo ubwayo. Ubwo nta kindi cyitwa umukiranutsi uretse Imana.
ni nayo mpamvu n'umuntu wese ugomba guhinguka imbere y'Imana ari umukiranutsi agomba kuba afite gukiranuka nk'uko Imana. Unyibukije ijambo nasomye ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Yego. Ahandi mu Baroma ibice 3 baravuze ngo ni ugukiranuka kw'Imana. Amen. Wahishuwe. Amen, amen. Mu bice 3 mu mirongo ya 21. Yego rwose. Ngo kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ntiwumva se ko ari ugukiranuka kw'Imana umuntu ahabwa? Yego. Ubwo ni ugukiranuka kwa Kristo nyine. Kuko niwe waje mu isi akiranuka nk'uko Imana imeze. Yego. Niwe wakoze akora nk'uko Imana yakora iri mu isi. Amen, amen. Niwe waje yihangana nk'uko Imana yakihangana iri mu isi. Kandi ubwo ni n'Imana nyine ari kubikora. Nibyo. Kuko niyo jambo n'ubundi. Nibyo. Kristo akiranuka ariko mu cyimbo cyawe wowe duteze amatwi. Abona gukiranuka kuzuye kwijana kwijana. Ntago habaho kugerageza Seretien. Oya. Ntago habaho 80, abandi 70, abandi 50, abandi 90. Nubwo wagera 99 n'igice. Ye kuko yaravuze ngo iyo witonze kuri ugasitara kuri rimwe uba wishe yose. Ubwo kwica kimwe bingana no kubona 0 muri byose. Amen. Kristo rero niwe waje akiranuka muri byose. Abona amanota yuzuye 100%. Amen, amen. Arayabona arayuzuza. Yego rwose. Ariko ntibyagarukira. Ahandi mbere yuko umuntu asuzugura Imana yari yambwiye ati noneho rero nuramukuriye kwa kiriya giti no gupfa uzapfa. Ubwo kurimbuka nabyo byari bigize gute? Ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Si byose? Nibyo. Ubwo umuntu yagombaga guhembwa n'urupfu. Yego. Ariko nimvuga urupfu ntago ari kunguka abantu tujya tubona bavuye mu isi. Ngo ni urupfu rw'iteka. Ubwo ni ukubabazwa by'iteka ryose. Kristo rero niwe waje n'icyo gihembo cy'ubunyabyaha twari dukwiriye. Atega amaboko na cyaragihembo. Yego rwose. Imana iramwica. Imana ishimwe. Abantu bajye bava mu bintu byo kubyumvira mu muziki. Hari ukuntu abantu babyumvira muri kitari na senti. Yesu yarapfuye, Yesu yarapfuye, yapfiriye ibyaha byacu. Ariko kubera umuziki abantu ntibumva ibyo. Ubundi kubera iki Yesu yapfuye? Nuko igihano umunyabyaha yagombaga guhanwa n'urupfu rurimo. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibyaha byawe shuti yacu duteze amatwi nibyo byajyanye Kristo mu rupfu. Nibyo. Ntago yaragiye gukina umupira. Oya. Nta nubwo yaragiye gusura ikuzimu. Yaragiye kundangiriza igihano. Ahubwo yarari guhanwa. Ariko ahanirwa ibyaha by'abari mu isi. Amen, amen. Arangije no guhanwa aravuga ati rero noneho ubu noneho biroroshye. Icyo asaba umuntu wese kino ukwizera. Nibyo. Abantu hari igihe umumvu akubaje ati se kwizera Kristo byonyine birahagije? Yego. Ngo ko kwizera kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. Ariko se niba wumvisha uko kwizera tuvuze ko kwizera Kristo ubwo nta mirimo uri kukumvamo. None se nyine Yesu iyo mirimo yose yakoze nyine si yo kugira ngo uzizere ibyo yakoze nyine. Ntibumve ko kwizera ari ikintu ufata ku ruhande ngo uze kongeraho n'imirimo yawe. N'uburi si bico byabipfuye. Kwizera Kristo ahishemo imirimo. Yego. Icyambere ahishemo imirimo yo gukiranuka. Yego. Nk'uko Imana ikiranuka. Yego. Ibyo bikagira umuntu intungane. Nibyo. Ariko kubw'iyo mirimo kubw'ubwo butungane bwa Kristo. Yego. Icyakabiri gihishemo ni uguhanwa k'umunyabyaha. Yego. Urupfu rw'iteka. Yesu yapfuye ariko arupfira mwene muntu. Ubwo yari ari gukora. Ubwo si imirimo irenze iyo uri gushaka mu kwizera Kristo niye. Yego. Ahubwo ushyizeho iyawe ubavuze ko utizeye. Nibyo. Kuko nuvuga ngo ntabwo abantu batwumve neza ntabwo wafata ibumba ngo risudire ku cyuma. Ntabwo ibyo bintu bikorana. Yezu niwe wagaragaje ko yakoze imirimo Imana yari gushaka. Ni nawe wakoze ibyuzuye 100%. Kuko yakiranye na Satani, yambara umubiri, atsindira Satani mu bwami bwe. Icyamanuye Yezu mu ijuru kwari gutsinda Satani no kumutsiratsiza. Ariko inyungu agira ngo ayihereze twebwe abantu mwene muntu yegukana inyungu atanze. Mwene muntu yegukana iyo nyungu ahawe na Kristo. Kuko umuntu ntabwo yashoboraga gukirana na Satani ngo amushobore. N'ikimenyimenyi gereye ukuntu hora wihana icyaha ejo ukongera ukakiyana n'ejo ukongera ukakiyana. Reka mvuge ngo ukivuga ukirepeta ntabwo gishira ntikinavaho. Ukeneye undi muntu watsinze Satani agatsinda ibyaha. Yohani yabivuze neza aravuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero nta muntu numwe washobora gukuraho abantu ibyaha uretse Yesu wemeye kubibakuzaho urupfu rwe.
kujya mu rupfu kwa Yesu nibwo buryo bwonyine Imana yari yaragennye bwo kugira ngo abari mu isi bababarirwe ibyaha. Ushuti yanjye utwumva, umva neza ko wowe utashobora kwikiza ibyaha, umva neza ko idini ubamo itashobora kugukiza ibyaha. Yewe nayo yarananiwe n'ikimenyimenyi, bahora bihana, bahora babirepeta. Ntabwo rero idini ntiyakiza umuntu ibyaha, umubyeyi ukubyara ntiyabigukiza, inshuti yawe ntiyabigukiza. Yesu wenyine cyangwa Yesu Kristo wapfuye akazuka niwe watsindiye isoko ryo kugira abantu intungane, niwe watsindiye isoko ryo gukiza abantu ibyaha, niwe watsindiye isoko ryo kubyikorera. Mu byibuka ijambo ry'Imana rivuga ko ngubwe ngo yikoreye ibyaha byacu byose mu mubiri we, muri Petero ngo abibambanwa ngo ku giti. Kugira ngo rero ngo umuntu apfe ku byaha nyine, icyatumye abyikorera kwari ukugira ngo ngewe ntazongera kubyikorera, ngewe ntazirwariza. Imana ihimbazwe ko Yesu ari watsindiye isoko rigeza abantu hehe mu ijuru. Rero numva nshimiye Imana. Yego, inkuru nziza niyo, n'uburyo Yesu ari we watuguraniye kubyemera mu mutima, Imana kugira intungane. N'umutima, Imana ireba mu mutima ntisi ku munwa. Umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Niko mu Baroma 10:10 havuga. N'umutima umuntu yizeza. Rero igihe cyagiye, numva batwumva twaba umurongo kugira ngo badufashe, nabo batuha inyunganizi, abafata ibibazo babitubaze, ariko bajye babaza baganisha ku cyo twavuze, ntagire inyuma y'ibyo twavuze, n'abatanga inyunganizi nabo bakoresha igihe neza. Numva rero twabaha umurongo. Yego, nimero zo muri studio baduhamagaraho, iya mbere ni 07 82 44 21 25, 07 82 44 21 25. Indi ni 07 38 3 0 07 38 3 0. Nibyo. Karibu kubadukurikiye nyine, ariko utadukurikiye nawe nanone atega amatwi, ahubwo ntiyihutire guhamagara, ahubwo abanze yumve. Allo, Country FM. Allo. Oui. Mwiriwe neza. Yego. Yego, ninde uherereye he? Teo, ndi ku ruganda. Inde? Teo. Wakurikiye ikiganiro? Ngikurikiye cyenda kurangira. Yego, aho wagikurikiriye se hari ikintu wabashije kumvamo? Ndi kumva ku ncungu ko Yesu yaducunguye. Yego. Ndi kumva ko ari wowe wikoreye ibicumuro byacu. Yego. None se Teo, niba wumvise ko Yesu yikoreye ibicumuro byawe, ubwo umuntu Yesu yikoreye ibicumuro byiwe, ubu ku Mana ni iki? Ku Mana ni intungane. Ni intungane. Uriyo? Yego. Uriyo? Yego. Duhe ku buhamya rero. Uriyo. Wowe wikoreye iki Teo? Njye nikoreye iki? Kuri ubu wowe wikoreye iki? Njye nta byaha nikoreye, kandi Yesu arabinyikoreye i Karuvali. Ariko ubwo urasabwa nawe kugira icyo wikorera. Wikoreye iki nyine? Nikoreye iki? Niba Yesu ibyaha byari wabyikoreye, wowe se wamuviriyeho aho ntacyo yaguhaye? Nta kindi yagukoreje? Nikoreye gukiranuka. Gukiranuka kwawe? None se ubundi ntiwajya gukiranuka? Njyewe? Kandi naravutse nkiranutse ko Yesu yikoreye ibyaha byanjye ntarabaho. Gukiranuka kwawe se ko kutakugeza mu ijuru? Ntakwageza mu ijuru. Oya, gukiranuka kwawe ntabwo kwakugeza mu ijuru. Kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, njye ushobora kutugeza mu ijuru. None twabonye ko n'ugukiranuka kw'Imana si ukwawe, birasaba ngo mugurane. Birasaba ngo mugurane ugire gukiranuka kwe. Birasaba ngo tugurane ngire gukiranuka kwe. Ntabwo ari ugukiranuka kwawe, ahubwo ni ugukiranuka kwe wowe uragira, nk'uko nawe yajyanye ibyaha ariko byawe bitari ibye. Rero ntabwo umuntu agira gukiranuka kwe, ahubwo ugira gukiranuka kwa Kristo. Ubwo birasaba ngo umenye nyine ko ubwo wamwikoreje ibyaha byawe, umenye ko wanamukuyeho gukiranuka yaguhaye yari afite nawe. Nibyo umuntu yizeza akawumutaje. Ubwo twaraguranye. Wowe uhinduka iki? Hinduka intungane. Bidasubirwaho, kandi ni ibintu biba rimwe bingana kuvuka. Niko Yesu yabwiye Nikodemu ngo umuntu abavutse bwa kabiri, kuko ubu byawe ni Imana nyine. Ibyo nibyo umutima wizera umuntu akaba arakize. Uko niko kuri. Arya batubwiye kuri Teo? Ndi ku ruganda. Ku ruganda?
ngatanga nimero yawe rero abandi bakijwe bakumve bajye bakuvugisha. 078 Yego. 45 Yego. 48 Yego. 013 013. Urakoze, Imana iguhe umugisha. namwe murakoze cyane. twakakira n'undi niba ruhari. Allo Country Allo. FM. Oui. Ni Elize ndano kuba dive. Yego Elize. None se ibintu byaha twakoze ubu Yesu nyine yarabyitangiye ushatse wakora ibyaha. Nicyo wumvise wowe? Ibyo numvishe nuko Yesu nyine yatwitangiye ibyaha byacu. Yego. Noneho ndi gushaka kubabaza. Ubu ngubu uko ushatse wakora ibyaha kubera ko Yesu yabyitangiye. Elize. Salam. Ugira mitiweli? Yego. Urayigira? Yego. Umuntu ufite mitiweli se? Ubwo kuyifite ujya wishimira kurwara ukajya kwa muganga? Oya, nta muntu wishimira kurwara akajya kwa muganga. Ubu ushobora gufata umupanga ugatema akaboko kubera ufite mitiweli? Oya. Sambyumva. Wumvishe ngo iki? Numvishe ko nyine ubu nyine uko Yesu yarabyitangiye ariko kubikora nabwo nta byiza birimo. Tube turetse kujya kuri icyo cyo kubikora. Elize. Karame. Uri kutubwira ko uri kumva ko Yesu yitangiye ibyaha byawe. Yego. Sibyo? Yego. Ariko se ubundi waba wumvise neza iki kugira umunyabyaha mu maso y'Imana? Ikingira umunyabyaha? Ubundi shingiro ry'ubunyabyaha bwawe waba waryumvise neza? Ni Satani. Biciye mu buhe buryo? Uko atuyobya akadukoresha nyine mu mirimo idakenewe. Ubwo iyo ukoze ibyaha wumva ari bwo wabaye umunyabyaha? Nkoze ibyaha? Iyo nkoze ibyaha nyine ngewe nyine nagaza byibazaho numva nyine nkoze ibyaha. Elize. Karame. Ntabwo uri umunyabyaha kubera ko watukanye? Nta nubwo ugirwa umunyabyaha nuko wifuje? Ahubwo uri umunyabyaha hashingiye ku ivuko ryawe. Ariko ubu ngubu nyine nizera nzajya mu ijuru. Banza wumve neza, sibyo? Wavutse uri umunyabyaha, wavukanye ubuzima bw'ibyaha, sibyo? Zaburi ya 51:7 ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mo mama yambyariye. Ubundi wowe Elize wese uri umunyabyaha. Ataragira icyo akora. Utaragira n'ikintu na kimwe ukora. Nta muntu ututse, nta muntu ubwiye nabi, utifuje uri umunyabyaha. Atanabitekereje. Hashingiye kuri iryo vuko ryawe. Kandi ukwiriye kujya mu muriro. Ufite n'igihano cyo kujya mu muriro. Sibyo? Kuko ibembo by'ibyaha ni urupfu. Ashobora kuba ari amayinite agushiranye ari gukomeza ukurikire. Elize, ukatiye urwo gupfa hashingiye kuri. Allo Country. Allo. Oui. Mukomeze FM. Yego ni wahageze. Muravugana na Pascaline ku Nkombo. Yego Pascaline. Wakurikiye ikiganiro? Ikiganiro twagikurikira ariko twasanze kigiye kurangira. Wasanze kigiye kurangira? Ubwo rero urakomeza ukurikira ariko nutagira n'icyo wumvamo buri wa kane saa 2 ujye uba wamaje gufungura radio. Ikiganiro cyitwa Ijuru ntirikorerwa gitangira saa 2 kuri buri wa kane. Yego. Kugira ngo noneho ubutaha uzabone n'icyo ubaza cyangwa se icyo ushima kubera ko uzaba wumvise. Yego. Urakoze kuduhamagara. Namwe murakoze. Yego Pascaline. Elize twarimo tumubwira ko burya. Allo. Oui. Neze gute? Ni sawa. Twari kubisuhuriza gusa nta kuntu nakurikiye. Urakoze naho ubutaha kwa kane. Elize yarazi ko ikibazo ari byaba yakoze kandi atarakora n'umunyabyaha. Allo? Allo. Oui.
yego mwiriwe ninde uherereye he? Pacifique kuryambere. Pacifique. Tubwire rero Ewe tisha ikibazo ufite? Ikibazo nshaka kubabaza. yego Umuntu ugenda n'imbese baratubara ibyaha. yego Ukoze icyaha ntabwo Imana yakubaraho icyaha. Ukoze icyaha ntabwo Imana yakubaraho icyaha? Wowe ntabwo ukora, urakoreshwa. Ntabwo umuntu akora icyaha, ahubwo umuntu arakoreshwa na Satani. Noneho rero turi kukubwira kwizera Yesu kugira ngo Yesu nawe aze kugukoresha ibyo nawe ashaka. Ntabwo ari wowe ukora rero, ahubwo urakoreshwe. Ntiwumvishe se ko umuntu ari umunyabyaha ataranakora? Noneho rero ikibazo ufitanye n'Imana si ibikorwa ahubwo n'ivuko. Urasabwa kongera kuvuka ku Mana binyuriye mu kwizera Yesu Kristo ukavuka ubwa kabiri. yego Rero iyo wavutse ubwa kabiri ibikorwa birahinduka kuko ubona undi mukoresha mushyashya. None nka gutya byenda nyine ni nk'urugero nko kugenda ugafasha nk'umuntu ugakora n'ibindi bikorwa nyine. Ubwo ntabwo wawukoreye nk'umugisha byenda. Kereka waravutse ubwa kabiri, ariko iyo utaravuka ubwa kabiri uri gukora ibyaha. Kuvuga kwa kabiri se muri make nyine ni gute? Ni muri ayo magambo muri make. Kuvuka ubwa kabiri si ukubatizwa. Kuvuka ubwa kabiri ni ukubarwaho ibyo utakoze. Yesu niwe wakoze ibyo gukiranuka wasabwaga. Ni ukuvuga ngo wowe wasabwaga gukiranuka kugira ngo ujye mu ijuru, none byarakunaniye. Yesu rero aza gukora mu mwanya wawe, akiranuka mu mwanya wawe. Noneho akiranutse mu mwanya wawe, Imana iremera imuhana n'igihano wowe wagombaga guhanwa. yego Uko niko kuvuka ubwa kabiri. Ye wemeye ko icyo gihano Yesu yahanwe ari cyo wowe wari ukwiriye, ukemera mu mutima ko imbabazi Imana yatanze ari wowe bababariye. Ibyo ye wemeye ko Imana yakubabariye igihe yicaga Yesu, ubuvutse ku Mana kuko uba wemeye kwakira imbabazi Imana yaguhaye. Ubuvutse ku Mana. Ikindi bikorwa wakora. Oya wijya mu bikorwa, banza uvuke kuko nta muntu ukora atarabaho. Ibyo birumvikana kuvuka, ariko ubwo no kuvuga yuko ari ukwizera umwami Yesu. Ye wizeye ubuvutse, noneho ibindi bikorwa wijyayo kuko uwo nguwo ukubyaye niwe ugukoresha. Murakoze cyane, turabakunda. Nawe urakoze cyane. abantu ikintu cyo kuvuka ubwa kabiri bajya bakitiranya nyine no kubatizwa, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ya Mana mbi yabibigisha. Allo Country FM. Uravuga ngo Fisto Paul. Yego Fisto. Mbo nje mbashimira ikiganiro mwatugejejeho. Yego. Ariko nyine ndafungura radio kandi ngifungura mbona. Okay Fisto. Ubwo rero urakomeza kudukurikira aho tugereje. Nidusoza nta kintu urumvamo. Wazongera ukadukurikira kwa kane, ariko nabwo ukeneye amakuru y'ijuru ku buryo bwihutirwa. Duhe nimero yawe none twanaguhamagara no kuri telefone tukabivugana. 8 Yego 5 yego 10 5 gatatu. Urakoze cyane rero. Yego. Nawe urumva Imana imbi yabiki gihe yapirasa ijambo ry'Imana ibabwira kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa, ariko ntaho bihuriye. Bibiri byita kubatizwa, kuvuka ubwa kabiri kabyita kuvuka ubwa kabiri. Cyane. Allo? Oui, Niteo ugarutse. Niteo nagiraga mbabwira akantu cyangwa mbasaba akantu. Urabona abantu benshi bazi neza ko kuvuka bwa kabiri ari ukubatizwa. Ntabwo ari byo. Yani ariko abantu benshi niko babizi. Benshi cyane nibyo. Wowe se tukiraho. Wowe wavutse ubwa kabiri? Njye navutse bwa kabiri. Uri umukiranutse? Ndumukiranutse. Ubimaranye igihe kingana kiteo? Okay, nkibimenya nahise njya mu mubare w'abakiranutse, ariko ntabimenya ntabwo ni mu mubare w'abakiranutse. Ubimaranye igihe kingana iki? Bimaranye nk'ukwezi. Umenya ukwezi. Uri umukiranutse se nyine urumva? Iryo jambo ni jambo rikomeye. Ku buryo ushobora kuribwira abantu ariko bagakenera no kumenya uburyo nyine uri mu mukiranutse.
uri umukiranutsi mu buhe buryo? bisobanure nk'iminota ibiri tubwire. Yego. mu buhe buryo? Ikikugira umukiranutsi ni iki? Kuko Yesu yikoreye gukiranirwa kwanjye. Yego. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko nemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Yego. Ibyo ni ngira umukiranutsi. Yagukijije iki? Yankijije icyaha cy'inkomoko. Aguha iki? ama gukiranuka. Aguha gukiranuka. Yikoreye gukiranirwa kwanjye. Yego. Ama gukiranuka twaraguranye. Nibyo bintu uzayimarana igihe kingana iki? Imyaka yanjye yose. None se ucumuye ntibyagucika ibyo bintu? Ucumuye ntibyancika. Kandi kimwe mu byo ngomba kwirinda ari icyo ngicyo. Uzirinda gucumura. Uramutse se kukwirinda bikunaniye ukabikora, ugakora icyaha. Nkabikora. Ugakora icyaha. Nakatanga saba n'imbabazi. Harya niwe waduhaye nomero? Ntacyo tuzagumya kuganira. Imana izagumya kugufasha kumenya n'ibindi. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Twari turi kuvuga ko rero umuntu akeneye kuvuka ubwa kabiri, ariko impamvu umuntu akeneye kuvuka ubwa kabiri nuko ivuko rya mbere umuntu yagize ryabaye ivuko ry'uko ari umunyabyaha. Nibyo. Zaburi 58:4 ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Allo? Nigeze ngo ari umuntu ku murongo. Allo, Country FM. Allo. Oui. Numva ikiganiro ari cyiza ariko nawe mfite ikibazo kimwe. Ninde? Ni Protogene Murenge wa Nkungu. Yego, Protogene. Umuntu anyweye inzoga se agakubaha Imana yaba ari icyaha? Umuntu anywa inzoga. Allo? Ndakumva, komeza turi kukumva. Umuntu anywa inzoga ariko akaba akorera Imana yaba ari umunyabyaha imbere y'Imana? Wakurikiye ikiganiro? Nagikurikiye. Twabonye ko Imana ikorerwa ni Imana mbi y'abiki gihe yahumye abantu amaso kugira ngo batazajya mu ijuru. Rero iyo ngiye ikorerwa uri kuvuga ni Imana, ni Satani niwe wiyise Imana. Rero wowe uri umunyabyaha utaragira n'icyo ukora, wavutse uri umunyabyaha. Ikibazo si inzoga, ahubwo ikibazo ni wowe. N'ivuko ryawe, kuko wowe ubwawe uri mubi. Ukwiye kumenya rero ko ububi bwawe buguhesha kujya mu muriro kubera yuko wavukanye icyaha, wavukanye virusi y'icyaha ku buryo utashobora kukikuraho. Nta n'icyo wakora rero ngo Imana icyemere kuko wowe ubwawe uri mubi. Urasabwa kumenya ko hari uwakoze mu mwanya wawe. Kugira Imana ikwemere nuko wemera ibyakozwe n'undi ari we Yesu. Ibikorwa byawe wowe ukabanza ukabikuramo, wowe ukavamo wese ugashiramo. Wikwireba ahubwo reba Yesu kuko wowe ubwawe uri mubi n'ibyo ukora byose ni bibi. Murakoze cyane kabisa mu mazamatsiko. Ibyo ukora rero ntacyo bimaze kuko nawe ubwawe uri mubi, bisaba ngo urebe Yesu niwe wakoze biri sawa. Murakoze cyane, murakoze. Tanga umurongo twumve n'abandi. Yesu yaravuze ngo igiti niba ari kibi n'imbuto zacyo ni mbi. Hari n'ijambo rivuga ko igikorwa kidakoranywe kwizera nacyo ni icyaha. Allo, Country. Abantu rwose bihutira bakanashishikarira gukora. Ni kuri ya Mana mbi yigishije. Ni isomo abantu bafashe kubera ko Satani ni umwigisha wabo. Allo, Country FM. Ni kuri Country FM. Wahageze. Ndabona na Faustin ku nkana. Yego, Faustin. Turabashimiye ku magambo meza mwatugejejeho. Hari ikintu cyiza wumvisemo? Yego. Ikihe rero? Numvishemo ko Yesu yikoreye ibyaha byacu. Byawe nande? Byanjye gihano cyari nari guhanwa kacyemera kukihanwa. Umutima wawe wabyemeye se Faustin? Ni Faustin? Umutima wawe wabyemeye se? Yego. Ko yahanwe mu mwanya wawe? Icyo ndacyemera cyane. Ubu tuvugana si impanda ivuze wajyahe? Impanda ivuze ni mwijuru. Umutima wemeye ko igihano cyawe cyagiye kuri Yesu Kristo? Yego. None se ubwo nyine niba yarahanwe mu mwanya wawe, wowe se ntuzahanwa? Oya. None se ubwo nyine ibyaha ufite se bizajya kuri nde?
kuvuga ngo ibyaha yamaze kubyishyiraho. Ntabyo ufite se? Igihano aragihabwa. Ntabyo ufite? Oya, ntabyo. Kuva ryari umenya ibyo? Ibyo mbimaranye igihe kingana iki? nk'imyaka nk'ibiri. Ngaduhe nomero yawe nawe tuzakomeze kuganira twumve nyine buryo Yesu yaremewe mu mutima wawe. 7 Yego. 38 38 34 Yego. 991. Ni Faustin ku Nkanga. Yego. Imana iguha umugisha. Namwe. Nibyo twari turi kuvuga ukuntu nyine burya umuntu akeneye kuvuga ubwa kabiri hashingiye ko umuntu yavutse ubwa mbere, ivuko rya mbere ryatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha, nibyo banatandukana n'Imana. Allo Country FM. Allo. Oui. Ni Marcel Rutsiro. Yego Marcel. Nandu cyako musobanura tuntu dutatu. Wihutishe. Kwizera, kwemera ko Yesu Kristo yadupfiriye akajyaho ibyaha twari dufite. Yego. Icyo kiduhesha ubugingo nta kindi bisaba. Icya kabiri kubimenya mu bantu babivuga cyangwa ubyumva kubyizera ko ni gute. Icya gatatu cyo mbese ndakomeza tuteze amatwi. Icya gatatu cyo none umuntu yamaze kubimenya gutyo akabyizera gutyo yatukanye cyangwa asambana bari kandi yarabyizeye ko ari umwana yarokowe. Reka tugusubize twakumvise. Uravuze ngo ibyo byonyine birahagije kwizera. Kwizera birahagije, nta kindi usabwa kongeraho. Iyo ucyongereyeho ubu byishe ntubunizera. Icyanyuma nacyo waruvuze, ntabwo uwizeye kwizera kumujyana gukora ibyo uvuze nyine, ahubwo kwizera bingana gukira ahubwo iyo mikorere mibi. Uhumura ushira impungenge, ntabwo umuntu wizeye ari ujya gusambana, ntabwo umuntu wizeye ari ujya kwiba hoya, ahubwo uwizeye agengwa n'uwo wamuhaye kwizera. Ni ibintu rero yikorera, si wowe urwana no kubikora. Niyo mpamvu nyine ari ukuvuka ubwa kabiri. Kwizera no kuvuka ubwa kabiri. Ivuko rya mbere ry'ubunyabyaha rivaho, umuntu akaba avutse ubwa kabiri abaye umukiranutsi, ariko abeshejwe no kwizera. Imana ishimwe yumve na rira jambo abantu banabyumva bafite ikibazo nk'ike, kubera ko biravangwa ububaye cyaremwe gisha. Ni ikindi kiremwa. Tandukanye imikorere y'ikiremwa kishaje n'ikindi kiremwa Imana iremesheje ijambo ryayo. Rero imikorere y'ibiyo biremwa byombi iratandukanye, irahabanye cyane, ntigira n'ihuriro. Nibyo ndabona rero iminota twari dufite byinshi byo kuba tugisobanura, ariko nanone iminota nyine nayo ibitujyanye. Ariko twagira turangira abantu buryo nanone bashobora kutubonamo n'uburyo bashobora gukomeza n'ubundi gukurikira ibiganiro, cyane ko hari n'abantu benshi bagiye baduhamagara batubwira ko bagifatiyemo hagati, abandi bakaba bagisanze kigiye kurangira. Ariko nababwira ko uwifuza kucyumva ndetse n'ibindi byose byagiye bitambuka hano yasura YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Yabisangaho ibiganiro byose byatambutse n'ibindi byinshi bitagiye bikorerwa ahangaha nabyo biriho. Si aho honyine gusa, no kuri Facebook kubayikoresha nabo batubona. Facebook page nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Ariko tujye kubaha n'amanimero ya telefone zacu kugira ngo abazabishobora duhamagare. Ngiye Bizimana Damascene, ya mbere ni 07 22 33 92 74. Indi ni 07 72 70 70 kuri Facebook ni ugusacinga Bizimana Damascene wambona ukanyandikira. Nanjye inomero yanjye ya MTN/Seretien ni 0788 61 63 14. 0788 61 63 14. Tigo ni 0722 22
93 120. Amahoro y'Imana be kubera bose nkuko twayagabanye muri Kristo Yesu. Imana ibashurire ijambo ryayo n'ubutumwa bwiza. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye mu